Thank you. My name is Ishimwe Belize. Yeah. I'm CEO of Aline and Belize TV show. Yeah. Then I welcome you Kabisa. to understand. Yeah, yes, continue. I welcome you. I welcome you to follow us. Yes. To understand very well the news. Yes. My people, English is very, very, very difficult. And difficult. Then Papa boy wigeze kubwira umwarimu w'icyongereza ngo teacher mu English is very 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 mabuye. Is very 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 difficult. Just tell our viewers that English is very 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 mabuye. Yes, English is very 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 mabuye. Nako akundi chance yakazabigenza. Bakunzi bacu twongeye kubiyegereza. Aho bukeye mwaramutse. Aho bwije mwiriwe neza. Twongeye kubasuhuza. Twongeye kuza imbere yanyu. Twababwiye ko arakagaruka. Nkuko mubibona imbere ya za kamera zanyu hari MCTV. Hakaba na Aline and Belize TV. Ubushize babasezeranyije ko arakagaruka kandi bazakomeza kubazanira ibiganiro byiza. None aka kanya murahabona imbere za kamera gusa hari bamwe mutabonamo ariko abandi barabahagarariye kandi ndazi ko turaza kugira ikiganiro cyiza. Bayobozi mumeze neza? Murakomeye? Yego turashima Imana. I Nairobi hameze gute ku munota hazi? Nairobi hameze neza ubu hari ubushyuhe. Yego. Hari ubushyuhe? Hameze neza mbese? Yego. Nta mvura igwa, nta mbeho. Nta mbeho. Mbese hari klima nziza. Aha. None kuba tureba umuntu ufite nka mikrofone yatangira bibwira bakamenya ninde bagiye kuganira mu buhe buryo. Murakoze, amazina yanjye banyita Ishimwe Belize. Nk'abandi umunyamakuru wo kuri televiziyo ya Aline and Belize TV show. Yego. Rero turabakiriye abakunzi bacu mwese muze mwisange, tunabashimira ukuntu tugaragariza urukundo, ukuntu mutanga comment, ukuntu mukora subscribe, byo turabibashimiye. Murakoze. Rero turabakiriye kugira ngo mudukurikirane. Sawa. Murakoze cyane. Reka na Chantal atwibwire no guhora twibwirana kubera ko siko buri munsi bose badukurikirana, haraba baje ari ubwa mbere. Rero no guhora twivuga. Ku mazina yanjye ni Mudasumbwa Chantal, ni CEO wa MCTV. Ubwo ni Mudasumbwa Chantal mu magambo arambuye. Rero bakunzi banjye ndabiyegereje, nongeye kugaruka ngo tuganire kuri wa murongo nyine dusanzwe duhuriraho MCTV. Ndabakiriye. Rero no kwibwirana nyine nkuko bisanzwe, kuko hari abatanzi hari abatabanze kandi bambonye bwa mbere. Rero bisaba ko mbibwira nyine bihagije nk'umunyamurenge. Kari umuyobozi wa MCTV. Ese muyobozi kuba takuza ku bantu batazi ngo Chantal ninde, nizihe mpano zindi ushobora kuba wibitseho abantu batazi? Ezi ni mpano nshobora kuba yanitseho abantu batazi. Hariho izo gukansaringa abantu, hariho kugira abantu inama zitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, no kwihanganisha abantu bababaye. Yego, ni inama zarizo zose. Nshobora kukunganira. Yego. Ariko hari n'ibindi bintu bimeze nk'ibyashara bamwe bakuziho. Yewe ku bagore bashaka gusharama cyangwa gusa neza no kwambara neza, na abo ngabo nabo bangana, abameze neza, abafite amafaranga ndetse nabo gukopa. Umutafite uwo mwanya
ariko akayashaka njya mukopa nta kibazo. no gukopa No gukopa. hari ukuntu abanyakenya nza numva bavuga ngo bagashaka kuvuga ngo umwanzi w'ibyashara ni ideni, wewe warabikemura? Njyewe buri ikintu cyose ni icyizere. Buri udafite icyizere nta n'ikintu wakora. Ni ukuvuga ngo wowe urizera gusa, ahasigaye ibindi Imana ikironkera igitambo, niko navuga. Asante sana. Alina ndi Belize TV. Reka Belize atubwire. Ese nk'umuntu wabaye muri kano kanya, ni iki kintu wakora kugira ngo byibuze ase nk'uwishima akanya gatoya? Yaba ari inkuru yo gusetsa, haba ari ikintu wakora, ni umuntu ubabaye ni iki cyakorwa kugira ngo ase nk'uwishima? Umuntu ubabaye kuri njyewe cyane cyane niyiziho kuganira. Ushobora kukuganiriza nyine bitewe na situation urimo y'akababaro, nakuganiriza ukagaruka muri mood. Yego. Mbese umuntu ubabaye agushaka umuhumurize? Muhumurize rwose, mutere ka morale, mukansaringe. Ibyo ndabishoboye cyane. Ndumva kabisa abatumirwa bacu uyu munsi bibitseho impano zo kuba baba abajyanama beza. Yego. Ikaze rero nawe udukurikiye, ikaze tugiye kuganira muri iki kiganiro, kandi nabo tugiye kuganira ubaye nk'ubamenya mu ncamake. Bagerageje kutwibwira ariko ibyimbitseho kuri channel zabo hariho nimero zabo, ushobora kuzajya ubahamagara mukaganira, n'abajyanama beza nanjye ndabihamya. Rero uyu munsi twatekereje topic tugiye kuganiraho. Nk'ibisanzwe dukunze kuganira ku muryango, dukunze kuganira ku makuru agenda acicikana, mbese ari mu mvugo y'iki gihe aho bita ku mihanda. Ariko nanone nk'uko mwabyumvishe, abatumirwa bacu n'abajyanama beza, n'abakansala beza, bagira abantu inama. Uyu munsi twateguye ko tuganira kuri topic ivuga ngo imiryango. Ese hari impamvu? Turaganira ku bijyanye na divorce. Turibaza tuti, ese hari impamvu yatuma abantu babana habaho divorce? Icya kabiri, turaza kwibaza tuvuge ni izihe ngaruka za divorce. Icya gatatu, turaza kwanzura tubate se birakwiriye ko hari igihe hashobora kubaho divorce mu miryango yabanye kandi ikundana. Rero abatumirwa bacu, ikaze. Ese ibibazo biteye ubwoba? Oya, ntabwo biteye ubwoba. Iyi nkuru se si ibintu biri ku muhanda, ni ibintu bisanzwe bibaho mu bantu. Kubiganiraho ni ibisanzwe. Kandi muraduha opinion yanyu, uko mubyumva, ndetse n'abadukurikira nabo bafite uko babyumva. Yego. Reka dutangire na Belize ufite microphone. Ese abantu iyo babanye nabi mu muryango, niki gikwiye gukorwa kugira ngo kutumvikana cyangwa iyo mibanire mibi ishire? Inama imwe wewe ubone kwiye. Inama imwe nabahereza nuko bagiye babwizanya ukuri. Nzi bacu nkuko twari tumaze kubivuga, ni ibibazo byinshi mu ngo muri kino gihe, kandi abantu bakeneye inama. Rero abatumirwa bacu batubwiye ko ari abahanga mu kujya inama, kandi ari ibintu biyumvamo. Ndagenda babaza tubazo duto bagenda bansubiza. Reka mpere kuri Belize. Beli, ni iyihe nama imwe? Turaza kubaza inshuro nyinshi, ikintu kimwe mu mpine utagiye mu bintu byinshi wabwira abantu babanye kugira ngo ingo zabo zirame. Ikintu nababwira nuko bajye babwizanya ukuri, hanyuma bakanababarirana. Yego. Numva ari cyo kintu Bakoze cyane. cyatuma ingo zikomera. Belize arakoze. Mu nama abona z'ingenzi nuko abantu babwizanya ukuri, aho bakosheje bakababarirana. Reka duhe Chantal. Umuntu uhitamo umugore muri miliyari 9 zituye isi, muri miliyoni 54 zituye Kenya, muri miliyoni 10 hafi na 4 zituye u Rwanda, 100 zituye Kongo, agahitamo umugore umwe. Ubona bikwiriye ko bongera bakabana nabi bagashambirana? Oya, ntago byari bikwiriye, kuko ujya guhitamo wabanjije kureba
wavugishije abarenga bangahe ariko ugapeza ukavuga ati wenda uyu nguyu niwe ugerageza mu bandi akaba ari uhitamo. Chantal, urebye muri kino gihe ni ikihe kibazo kimwe nyamukuru ubona kiri mu gutuma ingo zitandukana? Muri iki gihe sigaye numva bavuga ngo ku bantu babiri harimo umwe utuzuza inshingano. Niko mbyumva, niko numva bavuga nyine. Kutuzuza inshingano mu bintu usigaye wumva cyane zeze no kutuzuza inshingano. Icyo ni kimwe kiri mu gutuma ingo zisenyuka. Yego. Mugenzi wawe, ese nawe hari ikintu kimwe muri iyi minsi wumva kiri mu gutuma ingo zisenyuka? Yego. Hari ugucanana inyuma. Gucana inyuma. Mbese kutizerana hagati aho. No kutizerana. Kutizerana no gucana inyuma. Yego, urakoze cyane. Chantal, hari ikindi nacyo waba uzi kiri mu gutuma ingo zisenyuka muri kino gihe? Igituma ingo zisenyuka muri iki gihe sigaye mbona abantu batababarira. Ni ukuvuga ngo nimba warankosereje mu mwaka wundi wo hirya washize wakongera gukosa none byandi simbyibagirwe. Nakubwira ngo nabirya nakubabare akaba ari cyo mperaho. Kandi nakubwira ngo no muri uriya mwaka wagize gutya cyangwa se mu kwezi gushize wagize gutya nari nakubabariye. Ni ukuvuga ngo mbese ni ukutababarira burundu. Kubabarira gusa ku rurimi by'ako kanya ariko ku mutima tibishire. Mbona ari cyo nacyo kibitera. Yego. Mugenzi wawe Belize, wowe hari ikindi kintu ubona gishobora gutuma divorce muri iki gihe zibaho? Ikintu gituma divorce zibaho nyine hari side imwe ko yica inshingano zayo hagati y'umugore. Mbese nimba tuvuga ari akazi ugasanga wenda harakora umugore gusa umugabo ntagire icyo yinjiza, cyangwa se harakora umugabo gusa umugore ntagire icyo yinjiza. Kiriya gihe nacyo ibyo bintu nyine bituma mbese umutungo nawo muri iki gihe ni ikibazo. Ni ikibazo. Ubwo urumva ko hagiye habamo impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Yego. Ese ibyo ngibyo ni kuba ari muri Kenya cyangwa ni isi yose? Ni isi yose. Ni isi yose. Yego. Yego. Iyo habayemo kuvunishanya birumvikana nyine n'isi yose, ntago twavona muri Kenya gusa cyangwa se mu Rwanda cyangwa mu isi yose. Impamvu birumvikana ko ni nyinshi ziri mu gutera ibibazo mu ngo z'iki gihe. Yego. Harimo kutizerana nk'uko mubivuze, harimo gucana inyuma nk'uko mubivuze, harimo kutabwizanya ukuri, Yego. Kutizerana. Izo mpamvu urumva ni nyinshi cyane. Yego. Ese izi mpamvu zivutse muri ibi bihe kera ntizabagaho? Katwumva Chantal. Urumva uko ibihe bigenda biza niko abantu bagenda barushaho mbese guhinduka. Nimba ari twe duhinduka, nimba ari ibihe biduhindura, nanjye sindamenya, ndacabitekerezaho. Ariko gusa nuko abantu b'iki gihe sinzi uwo nigeze kumva bavuga ngo baduhaye uburinganire ntitwabwicaramo ahubwo tubuhagararamo. Sibyo? Ubwo bishatse kuvuga ngo iki? Mbese baduhaye hato natwe twiha hanini. Ni ukuvuga ngo iyo usubiye inyuma gato. Ese abo uvuga ni bande? N'abandi n'abategarugori n'igitsina gore. Ni ukuvuga ngo mvuze kuri side y'abagore. Niyo mvuzeho cyane cyane kubera ko mbereho kera uwakoraga uwo ari we wese undi yaranyugwaga. Ntabwo yavugaga ngo karamvunisha. N'abagore kera barakoraga. No kuva mbere yuko baza mu mahanga naho babaga muri Kongo abagore barakoraga kandi abagabo bakarya, kandi ntibe impamvu yo kuvuga ngo nakoze njenyine umugabo ntiyakoze. Ariko ubu ngubu aho iterambere ryaziye n'uburinganire bituma abantu batekereza cyane. Urumva hakabaho mbese ntitwicare muri wa muco natwe ahubwo tukawuhagararamo. Ni ukuvuga ngo ugatekereza cyane ko kundi yakuvunishije kandi yenda atakuvunishije nta buryo yabonye bwo gukora. Nabwo bibaho. Ushobora gushaka akazi ntukabone, umugore agafatisha wowe umugabo utafatishije.
ariko icyo gihe umugore akishyiramo ko yenda ni urugero akishyiramo ko wowe urimo kumuvunisha uri umunyamungara ntushaka gukora kurashaka kumuvunisha. Icyo gihe bya bintu rimwe na rimwe akabikubwira cyangwa ntabikubwire ariko akagenda arakara. Niko niko nkurikije iby'ubu ngubu n'ibya mbere kugira ngo mbihuze. Urumva ubu ngubu umuntu aravuga ngo ntiyuzuze inshingano, ariko nareba ntese kera ko hari igihe zuzuzwaga n'umuntu umwe kandi bikagenda neza, ntihagire uvuga ko abangamiwe ko mugenzi we mubangamiye arya gusa. Ibyo ntibabitekerezeho. Ariko ubu ngubu kubera nimba ariko nyine ni iterambere, kubera iterambere ryihuse urumva umuntu yumva atakora wenyine, bafatanya ari babiri kugira ngo babashe guhaza urugo, babashe kubika, mbese babashe gutunga umuryango neza. Rimwe na rimwe uruhande rumwe ukabumva, ariko urundi ruhande ukavuga ati tugendeye ku muco habaho kwihanganirana, ukavuga ati ngewe nimba nakoze bikagenda na mugenzi wanjye hari igihe naje ntawufatisha yakora tukabana mu mahoro. Ibyo ngibyo abantu ntibabashe abagore ntitubifatishe. Ni urugero mvuze kuri sayidi y'abagore, ugahita uvuga ngo umugabo wa runaka ariwe arakora, kandi ntiwibuke ko umugore wa runaka we adakora ari umugabo ukora. Ni ukuvuga ngo hari igihe mwembi bitabaransinga, umwe akaja imbere cyangwa akagira n'amahirwe akaba yokora bigacamo, undi yashaka akazi ntibicemo. Je nkeka ko nuko ndi ku ibyuma wowe ubona ariko aricyo kibitera. Ya mugenzi wawe Belize nawe Yego. Chantal avuze ibintu bibiri. Avuze bimwe muri gutuma ingo muri iki gihe zisenyuka cyane. Avuze ikintu cya mbere kijanye n'uburinganire rimwe na rimwe bwimakaza imbere abagore, akavuga ngo babahaye kwicara mu ngo noneho bazihagararamo. Uburinganire butuma abantu nyine hatabamo gukandamizanya, undi mu rundi ruhande ntabwo ari bubi, atariko nuko bamwe babifata mu rwego tutari. Yongera avuga n'ikindi, kubera ubuzima bwo mu mujyi busigaye bubaho iki gihe, usanga kubera ubukungu bw'urugo kugira ngo abantu bateze urugo imbere, umugabo akora n'umugore agakora, rimwe na rimwe hakabamo amakimbirane ajanye n'umusaruro winjira mu rugo. Ndagira ngo kubaza iki kibazo, ese birakwiriye ko nimba umugore ari ugize amahirwe yo kugira akazi cyangwa se amahirwe yo kwinjiza amafaranga menshi, umutungo mwinshi mu rugo, zari bikwiriye kuba impamvu yo gutuma haba amakimbirane, impamvu yo gutuma urugo rugenda nabi? Kuko uko tubizi umugore ni umufasha w'umugabo. Akenshi nkuko sosiyete yacu ya kera yari imeze, umugabo niwe wadesidaga, ariko ubuzima bwo mu mujyi abantu basharinga bose bagasa nk'abaganira ibitekerezo. Ese birakwiriye ko umugore nimba abonye ubushobozi burenze ku mugabo biba impamvu yo kumukandamiza bigatuma urugo rusenyuka? Ese byari bikwiriye? Ntabwo bikwiye. Ntabwo bikwiye kubera ko muba mwarashakanye muri abo kuzuzanya. Rero haba amahirwe, uwo mugore agize chance akabona akazi keza agateza urugo imbere, umugabo nyine bikaba ngombwa ko ataronka, ugomba kumwihanganira kandi inshingano zose ukazuzuza nk'umugore. Kandi ikindi, ngiye hari abantu nari nzi ahantu nari ntuye, umugabo nta kazi yagiraga, umugore agakora, yarangiza agahita afata umushahara wiwe wose akawuhereza umugabo, ati mugabo wanjye akira aya mafaranga uya managing. Rero numva ari uko nguko ingo zose zagakwiye kumera, kugira ngo habemo bese nyine ubwuzuzanye no kubahana hagati y'umugabo n'umugore. Wa mugabo se yakoresheje nabi kandi ari wowe yakoreye, ntiwo musuzugura? Oya, nawe urumva ntago yayakoresha nabi. Cyari byose nawe burya ikintu numva umuntu wakugiriye icyizere, urumva nabizi icyuya, wowe uri umugabo uricaye mu nzu, sibyo? Nkakugirira icyizere nkaguhereza amafaranga yanjye, umushahara wanjye wose, ati ujere, tumva wawujera neza ibyo ari byo byose. Kandi iyo nawujeze nabi twakwicara tukabiganiraho, nkakubwira nta hantu wakosheje aya mafaranga twakagombye kuyakoresha gutya na gutya. Ndumva ari uko nguko byakagenza kandi urugo rukagenda neza. None se abagabo ko mbere kubera amafaranga cyangwa nk'ababaga bafite bakandamizaga abagore, kubera ko abagore bayabonye batabakandamiza?
ngiye ndumva abagabo nyine sinzi ukuntu bateye abagabo ba kera navuga ko bari bafite nk'imico yabo ukuntu bari bateye ukwabo abo bo wenda tudateye kimwe nabo aba kera mbese barihahazaga cyane sibyo akumva ko ibintu byose niwe akumva ko imyanzuro yose niwe ariko abo ngubu turasharinga kandi ibintu byose bikagenda neza mu rugo yego reka na mugenzi wawe Chantal nk'uko wabivuze byari bikwiriye kuko kubera impamvu z'uburinganire umugore agerageza gukandamiza umugabo we oya ntibikwiriye kubera uburinganire se abantu bakwiye kubana bate kubera uburinganire ukuntu abantu bakwiriye kubana n'ubundi ugomba kuba kumenya n'ubundi inshingano zawe nk'umugore ukamenya ko ugomba guca bugufi n'ubundi ntabwo mbese uburinganire bwaje ngo usumbe umugabo cyangwa mureshye n'ubundi ugomba kujya munsi ye niko mbyumva kuko igihugu cyose kigira perezida kandi n'urugo rwose rufitemo umutware agomba kuba umuyobozi ariko wenda bitabujije ko abantu bajya inama kugira ngo bakore ibikwiriye mu rugo rwabo none se Chantal ndetse na Belize MCTV ndetse na Aline Belize TV ko turimo kumva habamo imvururu nyinshi mu ngo z'iki gihe hakaba amadivorce wenda bindi tugiye kubijyamo uko ari byinshi tugiye kuvuga ku kijyanye na divorce ese birakwiriye ko abantu babanye bakundanye basezeranya akaramata dore ko abenshi mu bwoko bw'abanyamurenge tuba twarasezeranye mu ikanisa ndetse tugasezerana no mu butegetsi tugasezerana ko tuzabana akaramata hari urwego rugomba kugeraho ku buryo umuntu atandukana n'uwo babanye bakundanye ukuntu njye mbyumva numva divorce ntayishigikira numva divorce itagomba kubaho ku giti cyanjye urumva ibintu wumvira kure uba wumva byoroshye ariko burya ushaka kumva ikintu cyangwa kukimenya ucigaruraho ukavuga ni urugero ngenda umukobwa ariko nshobora kuvuga ntese ariko urumva mvuka kuri data na mama none se data na mama wenda iyo baza gutandukana ubwo ngubwo ni urugero ubwo haba harabaye ko kubyara nk'abandi bana bari inyuma yanjye iyo batandukana ni urugero bambyaye urumva ukagitekerezaho noneho kumva divorce ni ikintu gikomeye urumva kuba umugabo n'umugore babana numva imbaraga zayo kubera ko icyo gihe nimba umugore n'umugabo babana hariho kurera abana kandi hariho no kungura umuryango bakabyara hamwe n'Imana yabahaye umugisha wo kubyara barabyara kandi bakanarera ariko iyo habayeho gutandukana ubyishizeho urumva mwarerwa gute urumva umuntu utarezwe n'ababyeyi uburere bw'abana babugiye kubura kandi haba hagiyeho uruzerero umugabo ajya mu ruzerero no wa mugore akajya mu ruzerero ntabwo twavuga ngo aradivorushije arahita ashaka nubwo yaba ari mukuri baravuga ngo ese uko yananiranwe n'undi njye tuzashobokana buriya no kugira ngo upfe kubona umugore cyangwa wa mugore abona umugabo n'umugabo kugira ngo ahite abona umugore mbona nabyo bitahita byoroha kandi n'abana mubyaye bikaba ari ikibazo kuri bo kugira ngo babone uburere buhagije urumva n'umwana agiye kurerwa aha undi akarerwa aha undi akarerwa aha urumva nabo bazagira agahinda bavuga se mama na data babahe abandi uko barerwa na ba se na ba nyina twebwe babahe urumva abana bagaheranwa n'agahinda njye niko mba mbyumva numva ko divorce ari ikintu gikomeye kubera ko iyo ujya kuvuga ngo divorce uba wumva abantu bahita badivorce bitewe ariko n'undi wakwigaruraho ikintu ukavuga ati se kibaye iwacu mbese uburemere burimo n'ubuhe ubwo wiheraho kumva uburemere ukabona kubushyira ku bandi numva divorce itakabayeho ariko mbese wowe ku giti cyawe ku giti cyanjye divorce ntiyakabayeho reka uhe na Belize Beri Chantal kuri we
avuze ngo mu ruhande rumwe divorce ntiyakabayeho, yego kwenda turaza kumva ariko yaragiye gushiraho, ariko nawe wowe uko ubibona mu by'ukuri. Hari ujya kubona umuntu akavuga ngo umugabo ko aransumbuha, ndihahira njyenyine, ndikorera ibintu, mbese anti stress. Kandi wenda nk'aba baturanyi turi kumwe b'abanyakenya benshi bibereyeho gutyo, akamuvuga ngo nanjye mama njeri se umugabo ntiyagiye we ntabayeho, yego cyangwa mama Omondi ese muzu yego. Berize nawe nari ngeze ngo nawe twumve uko ubifata ku bijyanye na divorce. yego Hari abagore benshi ataka muri iki gihe, akaba umugabo arambangamiye ntampahira, kandi ugasanga wenda afite ibindi akoramo, ikindi nta mpumudendezo, ntabwo ndi free nkaba mama Njeri duturanye ba mama Omondi, akumva ko nawe. Turaza kugaruka ku ngaruka za divorce, turebe mu mpande zose, yego turebe nimba hari byiza, turebe n'ibibi birimo. Ariko se wowe umuntu uvuga gutyo wumva bikwiriye ko umuntu akora divorce? oya divorce ntago nyemera, cyane cyane ko ndi umukristo, Yego. kandi uburyo wasezeranye n'umuntu kubana akaramata, mugasezerana ko muzatandukanywa n'urupfu, ntago nemera ko divorce igomba kubaho. yego Ntabwo wemera ko divorce ibaho. igomba kubaho. Ikiganiro cyacu uyu munsi tukiri butinde, turaza kujya mu bintu bitari byinshi cyane kuko tuzajya tugenda tugikora ama episode, ndetse mu by'ubutaha tuzatuzana na ka, yego turebe tuvuge ngo tuzajya tuvuga amazina y'abantu, tuzaza tuvuga ngo ka umuntu X na Y bari bafitanye ibibazo, yego turebe ka tuyinjiremo, tube se byari bikwiriye ko batandukana, turebe. Hari igihe umugore akubwira ati mu by'ukuri ndebye iyi side ni side, ariko noneho turebe nyuma yabyo ese ingaruka zaje niziye, kugira ngo n'abatoya badukurikira, dufite abantu benshi badukurikira bakiri batoya, babyigireho bahitemo ibikwiriye. yego Hanyuma Beli, yes ni ingaruka zibiri mbi za divorce ubona niziye? ingaruka ya mbere mbona ya divorce iri ku bana. Yego. Iyo mwabyaye usanga abana barateragiye, ugasanga utwana bararerwa aha abandi aha, cyangwa se niba bari kumwe na mama wabo bararerwa nabi, nta nama nyina bahereza zikwiye nk'izo bagakwiye kubona bari kumwe n'ababyeyi bombi. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, umuntu buryo akoze divorce arasuzugurika, mu muryango arasuzugurika, hanze arasuzugurika, mbese ubona nta gaciro aba afite, kandi n'abantu bose baramwubahuka. Ubu usanga mbese nimba atari n'umuntu wenda tuvuge witwara nabi, agatangira akitwara nabi kubera ko abantu bose bamumenyereye, niko navuga, kubera ko igitinyiro ciwe cyavuyeho. Buryo umugabo agerageza gukavaringa umugore ku buryo n'abantu bose bamureba bakumva baramutinye kandi bakanamwubaha kubera ko afite umugabo. Rero aho ngaho ndumva nyine haba habayeho ikintu nyine mbese kikororoshe kiba cyavuyeho, ukaja wazi buri muntu wese akagusuzugura akakubahuka. Yego. Yego. Chantal, wigeze gukomoza ku kintu cy'uburinganire, ndetse bamwe batekereza ko ari cyo cyangwa se ari kimwe mu bituma abantu badivorce. Ese Chantal, nko wenda abantu baganira n'abantu bakuru kumva amateka ya kera, ubu tuvuge ko ibigoye abagore b'iki gihe, kera ntabwo zabagaho. Tuvuga hari gavanga umugabo arankubita, hari igihe yavuga ngo umugabo akoresha umutungo nabi, cyangwa se umugabo yanciye inyuma namufasha. Kera nk'amateka twumva nko gukubitwa n'ibindi, iho ntibizabagaho nyine nta kiriho kitahozeho. Ngewe ko niko mbyumva, kuko nimba ari ugukubitwa nta wakubiswe kurenza abagore ba kera. Iyo uganiriye n'abakecuru bati umugabo yarankubitaga kandi ugasanga babanye neza, kandi nyuma yo kumukubita bikama birangira bigashira. Nimba ari ukumuca inyuma, niyo yamuca inyuma ntacyo yabikoraho kandi akumva
aranyuzwe mbese nyine akumva nta kintu nimba udafite ikintu wakora ugatuza kandi ukagira n'amahoro yo mu mutima kuko ntabwo wageze imyaka 100 ubabaye ngo umugabo yaguciye inyuma ukaba ukiriho byaragize icyo bigutwara nza mbona batarabihaga agaciro barabyorushaga nyine bakavuga ngo icyo umugabo yakoze niko yagitekereje niko yahisemo kandi nawe agahitamo kunyurwa niko njya mbitekereza ku ruhande rwanjye ku ruhande rwanjye nanjye sigaye mbona abantu batacihangana kwihangana kwarashize mu bantu nimba ari ubukristo bwabaye bukeya nimba ari izuba ry'amahanga ryabaye ryinshi nk'urugero uzi ko kera n'abagabo bihanganiraga abagore babo babaciye inyuma ariko noneho bisigaye bibaho n'umugore akananirwa kwihanganira umugabo mu by'ukuri turabakristo titubishigikiye habe na gatoya ariko uwaguye mu cyaha uwakoze amakosa kumubabarira no kumwihanganira ntakosa ririmo nk'urugero uzi ko hari abagabo ruguru muri Kongo bagiye baja ku mashuri ahantu batandukanye akagaruka agasanga umugore we yabyaye umwana utari uwe ariko ntamwirukane hari ababirukanye bakeya ariko hari n'ababihanganiye kandi imiryango yabo n'ubu ngubu iracahari urumva ko kwihangana nabyo ni ingenzi kuko mwabivuze kubera inyungu z'abana kubera inyungu z'urugo no kubahisha urugo umuntu yo kwihanganira ibibi kandi ugasenga kwanza abantu ntibakinasenga umuntu wasenza azanesha ibigeragezo ese Chantal hari yindi ngaruka cyangwa ikindi kibi cya divorce nawe watubwira Berize yatubwiye icyo kwa abana bateragira bakabura uburere arongera atubwira n'icuko umugore n'umugabo utakaza icubahiro wari ufite nk'umugabo mu rugo rwiwe we hari ikindi wabona no ku ruhande rw'abana abana nta gaciro bagira kubera ko badafite ababyeyi ikindi mbona ku mpande zombi habaho mbese nabyita gucika amazi habaho kubura agaciro muri sosiyete kubera ko mwananiwe ibyo abandi bashoboye ku bijyanye n'umutungo umutungo w'urugo iyo batandukanye bamwe hari igihe bagabana isubuna umutungo we kandi wo ntubihomberamo umutungo iyo bagabanye mbese mu muhungabane bw'umuryango kuko akenshi urahungabana kuko usanga umugabo nimba uhashe burya abagore bazi kumanaginga ibintu amafaranga wahaye umugore ngo akoreshe azayakoresha neza ibaze noneho umugabo udafite umugore mu rugo icyo gihe umutungo nyine uburyo abagore ikintu bazwiho bazi kumanaginga umugore afata amafaranga nimba ari ku kwezi niyo yaba menshi ariko we ayabarira iminsi yihaye akavuga ngo aya mafaranga ashobora kurenza ukwezi urumva mu gihe umugabo we ayakoresha bitewe n'uko ayafite abenshi ayakoresha bitewe n'uko ayafite ariko umugore we yumva ya mafaranga yokora byinshi ndetse akanasaguka akarenga nimba bahembwa ku kwezi ya mafaranga akayakoresha ukwezi kandi akifuza ko anarenza ukwezi kugira ngo kwa kwezi kundi iri kuza gusange afite utundi yibitseho kugira ngo tuzamufashe nk'igihe runaka umugore yaba yize yaba atarize bagira ekonomi nicyo kintu nabashije kubona yego mu by'ukuri ku bijyanye n'umutungo nabwo kuba afite imitungo ifatika hari aho ujya usanga umugabo n'umugore iyo bashwanye inzu bari bubatse iri hafi miliyoni 120 tuvuge mu manyarwanda cyangwa tuvuge hafi 100 by'amadolari baje kuyigurisha kubera ko habayemo kutumvikana bamwe akenshi zaziterwa n'icyamunara kugira ngo bagabane ukaja gusanga inzu yari ifite 100 by'amadolari bayigurishije 50,000 ni kese nagiye mbona mu nkiko rero mu by'ukuri n'umutungo wa muntu wibwiraga ko ahagaze ashaka kugira ngo agire icubahiro uzusangana cya cubahiro akibuze mu by'ukuri ntituvuze ko hari ibintu bimwe bibangamira mu ngo
ese ni nk'iki mubona kiremereye umuntu kwihanganira mu rugo igihe umugabo n'umugore habayemo kutumvikana? ikintu tubona cyabangamira igihe hajemo kutumvikana, tuvuge ni urugero, iyo umuntu ageze mu rwego wenda rwo kuvuga, ni urugero rwo kuvuga ngo ndazana nyumba kumi, reka tufate nyumba kumi wanyu, ukavuga ngo twagiranye ikibazo n'umugabo cyangwa reka nzane cifu, icyo gihe biba ari ibintu biri hatari, kubera ko biba byasohotse, kandi ikintu cyasohotse burya kikajya hanze, urumva ko kiba gikomeye, ikintu urumva mutagishoboye mwenyine ubwanyu gukemura, mugasaba ko gikemurwa n'abandi, icyo gihe kiba cyakomeye. Nicyo kintu niho ubona ko ibintu bikomeye. Ese biramutse bigeze ku bandi kubera umwe yagize umujinya gusa, hari n'abantu baza bikanga imbeba bagahamagara abasenga cyangwa bagahamagara ngo ni batabare, baje bagasangana imbeba, icyo gihe bizatuma batandukana? Cyangwa cifu yaza agasanga habayemo kutumvikana gusa, umugore yagize ubwo baratabaza nta kintu cyabaye, icyo gihe bizobaherezaho gutandukana? Ibyo ni byiza, ni amahiri. Ibyo ni byiza, ni amahiri. Nimba yagize ubwoba akikanga bitewe wenda n'ibyo yabonye cyangwa n'ibyo abona, akavuga ati wasanga nanjye ari intangiriro, sibyo, agatabaza, wenda kubiswe rimwe atarabimenyera, akavuga ati yenda nanjye ngiye kuba umurima w'inkoni nka runaka, reka mbe nishinganisha hakiri kare, hagize ikiba bakamenya. Hari igihe yobikora gutyo mu bwoba, ariko nta gihari ari ubwoba, ibyo ni amahiri, kubera ko iyo ari ubwoba baje bakagicoca kumva nta kintu cyabaye, niwe yahubutse, icyo gihe arikosora, icyo kintu nticyongera kugaruka. Ariko kibaye inshuro imwe, zibiri, eshatu, icyo gihe biba byabaye garavu, urumva nta kwikosora kurimo. Ariko iyo umuntu, birashoboka ko umuntu yokwikanga kandi agakora ikosa mu bwoba, bikaba byajya hanze, ariko akikosora gusa bikavugwa nk'amateka ati yigeze kugira ubwoba aratabaza, ariko icyo kintu kigakosoka kikaba cyavugwa nka story yabayeho, n'undi ataramenye ko utarabibonye wenda ari kera cyane, akacyumva nka story, ariko nticyongere kubaho. Uwo muntu aba ari mwiza, ni ukuvuga ngo aba afite umutima, aba agifite umutima, akavuga nahubutse, akitekerezaho, agatekereza ku byabaye, akavuga ngo ntibizongera. Ubwo icyo gihe uwo muntu biba ari byiza. Ikindi Chantal, hari igihe se nka ruguru wasangaga umugabo yananirana bakamutorera imiryango, bikamenyekana hanze, bakamwicaza rimwe kabiri gatatu, bikagera igihe ageraho, kandi iyo wenda hataza kuba abagabo ngo bamwicaze, uzi ko ruguru n'igihe bagazamukubita, bagakubita umugabo agasubira ku murongo, umuntu akamahinduka, noneho akazagera igihe akisubiramo, agahinduka burundu, ku buryo umugore yibaza uyu ni wa wundi wari umeze kwa kundi. Ese ngicyo wari uvuze, urumva ko bishobora no kumenyekana hanze, ariko umuntu akaba agakira. Reka uhe mugenzi wawe Balize. Mbere hari ikintu gisigaye cyitwazwa muri iki gihe, ugasanga umuntu abonye impamvu yo kwahukana cyangwa gusenya, ngo ese nanyica. Muzi ukuri aho ngaho ndagira ngo naje mbishire ku murongo neza. Muzi ukuri ubonye umugabo ari brutal, ari umuntu ushobora kukwica. Ugasanga afite icyuma mu nzu, afite imbunda mu nzu, aho ndagira ngo abantu banyumve neza, nanjye sinashigikira ko umuntu apfira mu rugo. Ariko se niki umugore akwiye gukora mu gihe ufite umugabo nk'uwo nguwo, kugira ngo cya kindi wavuzeho gusenya ko atari byiza kitabaho, kandi akomeze gusigasira urugo rwiwe? Mbonye afite ibyo byuma nyine bishobora kungirira nabi, icyo gihe nabanza nkitabaza umuryango, nkabwira mama we na papa we n'abavukanyi be, ngira ngo n'abakuru b'umuryango, ntange nkazana ab'iwacu, nkicara nkababwira icyo kintu, nkababwira ko ambangamiye kuri icyo kintu. Hanyuma wenda byananirana, amaza ku nkeke, wenda nk'ubitagira gute, anyereka n'ibyo byuma, icyo gihe nshobora gukiza amagara yanjye, nkaba nagenda
nkabamutayemo gakeya nyine hanyuma ashobora no kwikosora yego akavuga ati nyine akareba situwasiyo arimo akareba wenda uburyo ki wenda namufashaga akabona asigaye ari wenyine nanashaka nkamusigira n'abana kugira ngo mushire kuki ku ipasi abone ko ibyo yakoze atari byo abone ko umugore burya ari umuntu w'akamaro mu rugo bimusigaye nk'icyumweru kimwe bibiri ibyo rero byose yajya kumuroga akavuga ati uyu mugore yaramfitiye akamaro bikaba byamutera kugira gute kwikosora akavuga ati reka mubwira agaruke hanyuma nikosore iki kintu ngishire hehe ngishire ku ruhande sinzongere kumutera iterabwoba cyane yego oya ni byiza ubwo ni uburyo bumwe bwo gutuma habamo kwikosora cyangwa abantu bakomeza kubana amahoro yego urumva aho uzazinduka mu gitondo kare uza abana ubajyane ku ishuri ubagemurire ujye kubashakira amafaranga uzabishobora se uri umwe ntabwo uzabishobora tucaga azahita agarura ubwenge ku murongo avuga ati nyamara ibi bintu ndimo ntabwo ari byo reka nikosore ya isije y'ingo cyangwa se yitandukana ni ikintu cyuzuye mu nkiko twakivuga ngo tukirangize ariko kuko abatumirwa bacu bagiye babivugaho mu by'ukuri divorce ni mbi ifite ingaruka nyinshi mbi cyane ariko nanone twifuza ko abantu bapfira mu ngo kumva ngo umuntu yapfuye uyu yishuyu cyangwa habayemo ibindi ayo makimbirane ashobora kujyana ku rupfu ntituyifuza ariko nanone nk'abakristo turabizi kuko divorce si nziza ku mana siko ibiteganya kandi noneho akarusho iratubwira ngo nunatandukana n'umugore ntiwongere gushaka undi abo ntabemera amana niko bivuga kandi ibyo bintu si ibintu nabyo zoroshye zo kuzihanganira nk'uko Berize yarabivuze kuvuga ngo umugabo abura umugore yikorera ibintu byose twabonye ko n'umugore nawe wabuze umugabo hari ibimugora rero inama twatanga kandi twifuriza ingo za none ni uko abantu babana akaramata ni uko abantu babana mu mahoro ni uko abantu babana buzuzanya bakazagera ku nziza byinshi reka nk'abatumirwa bacu bongere bagire izo bibutsa abadukurikira habamo izo kugira ngo babatere inkunga reka buri wese avuge mu magambo makeya agira izo yifuriza abadukurikira ndetse anabasezera mbifurije kubana amahoro mu miryango nk'abashakanye ndetse n'abana mu rugo mukabana amahoro ndetse hagira ikibazo ugirana ikibazo n'undi mukicara mukakivugaho kuko yagitewe n'iki byagenze gute yoba hari ibyo abana n'urumogi rusigaye rubaho wese nibyo yanyoye urumogi yanyoye inzoga byagenze gute mukamenya gitera ariko mukicara mukabicoca mukamenya icyabiteye bityo mukamuha inama y'uko yakwitwara ikindi nshishikariza abantu ni ukuvuga ngo wokora divorce hahandi ubona ari ikintu gishobora gutuma amaraso yomeneka wenda umuntu akagukubita icuma nubwo utopfa ariko akakibangura akagukubita ubutaha uravuga ati ashobora kukinkubita nabi nkaba nagenderamo aho ngaho niho wofata nk'iyo myanzuro ariko nta gihe utarava amaraso njye numva wakwihangana mukabana mu rugo mukabimenyesha imiryango ndetse n'inshuti burya zagira icyo zikungura n'abagutanze mu rugo n'abandi banyura muri burya ikigeragezo bajya babonera rusange n'abandi banyura muri ibyo ndetse wenda babinyuzemo ariko wenda birarangira ukababaza uko babigize icyo bakoresheje cyangwa icyo bakoze kugira ngo wenda iyo mibanire mibi ishire bitewe n'uwayizanye bitewe ntawamenya ngo biva kuri indi ariko gusa iyo hatabaye kumvikana abantu babiri urumva haba habaye imibanire mibi buri wese aravuga ukumva ari mukuru undi yavuga ukumva ari mukuru ariko nyine ibyo mbifuriza ni ukugira ni ukubana neza mukareka inzika cyane cyane ikintu cyitwa inzika niyo mbi
kugarura icyarangiye, ntufate icyo umuntu akoze ako kanya ukaguma ukabirundanya. Njye mbona ariho henshi bihera. Tujye nk'abakirisitu ndetse n'abatari abakirisitu, nubabarira umuntu ujye umubabariye, icyo akoze kibi ubari cy'ako kanya, ntubari icyo warangije kubabarira. Numva aho ngaho cyane cyane ariho ruzingiye, kutababarira neza ngo nawe utange imbabazi bikuvuye ku mutima, ukazitanga gusa byagutyo ngo narakubabariye rega, ariko ku mutima wasura gukora ikindi kigiye gusa gutyo ati n'ubushize warabikoze. Kutababarira njye nsigaye mbona ariho bihera cyane, ahubwo twakwiga cyane cyane kubabarira no kumenya uburyo tuganira kugira ngo dusorovinge ibibazo dufite, tukamenya uburyo tuganira. Nimba wakosheje uyu munsi simbibike ngo mbimara n'ukwezi, nkabikubwira nawe ukabimbwira, nimba ku ruhande rw'umugabo n'umugore cyangwa se abana mu muryango n'ababyeyi, ukabwira umuntu uti kosa ryawe niri yabyumva atabyumva, ariko ukagira gute ukabivuga. Buryo iyo ubwiye umuntu hari ikikuvaho kuruta kukibika. Buryo iyo umubwiye yahinduka atahinduka, wewe ubutumwa bumuhaye kandi wowe usigara mu mutima wumva uri umwere, waba uri umugabo cyangwa umugore uwakoshereje undi akamubwira, burya mu mutima we waba ari umwere, asigara ari umwere kandi akumva aratoshetse kubera ko yamubwiye ikintu. Rero inama nababwira, mureke inzika. Nanjye nibwira tureke inzika niyo ituma ibintu byose bizamba. Buryo utagize inzika ukababarira nyine bikarangira, ibintu byose ubibona ari bishyashya, bihora ari bishyashya. None rero icyo mbifurije abakunzi bacu, twige kubabarira no kwihanira kureka. Sawa rero abakunzi bacu turabakunda cyane, mu by'ukuri mudukorere subscribe, comment and share, mudukunde, natwe turabakunda cyane. Aline and Belize TV show, hariho abamaze kutugaragariza urukundo, badukunda, badukoreye subscribe, bakora na comment, mukanadukosora, ibyo bintu twarabishimye cyane. Rero n'abandi batarabikora mu bikore, mudahari ndumva nta kintu twageraho, duhari kubera mwebwe. Rero ubwo mujye muyikora. Sawa, murakoze, tuzabonana ejo. Asante sana bakunzi ba MCTV na Aline and Belize TV, Imana ibaho umugisha nakagaruka, kandi turifuza ko tugira ingo nziza, amafaranga menshi, umutekano n'amahoro mu buzima bwacu. Murakoze cyane.